Haleluya. Mahoro y'Imana nabane nawe. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana yemeye kukurengera. Kadusome mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 20. Haravuze ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Haleluya. 3:5 aravuze ngo maze muri iryo joro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka asohoka atera urugero rw'Abashuri yica ingabo zabo agahumbi n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Nuko Senakeribu umwami wa Ashuri arahava asubira yatura Ninevi. Bukeye ari mu ngoro y'Imana ye Nisikori aramya Adorameleki na Shereseri abahungu be baraza bamwicisha inkota bera ko bacikira mu gihugu cya Rarati, maze umuhungu we Esarihadoni yima ingoma ye. Yesu nashimwe cyane. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo kuko Imana wayisabye kukurengera, Imana nayo irabyemeye. Nagiye mubwire ko Imana yacu ari Imana ijya yumva ibyo isabwa, kandi Imana yacu rwose ntabwo ijya ibika ibintu mu madosiye gusa, ijya ibishyira no mu bikorwa. Hano Hezekiya bamaze kumwandikira urwandiko rumutera ubwoba rumuhabya, yahise aruzamukana imbere y'Uwiteka, arangije atuma n'izindi ntumwa kuri Hezekiya umuhanuzi, aravuga ngo mugende mubwire Hezekiya ko ibintu byakomeye, mubwire ngo ko abana bagize igihe cyo kubabyara ariko imbaraga zo kubabyara ntazo. Mbese yaravuze ngo igihugu kiri hagati y'urupfu n'ubuzima. Amubwira ibyo Senakeribu yavuze n'ibyo yanditse. Arangije arasenga, Yesaya nawe arasenga. Ibi bishatse kuvuga iki? Ntago Hezekiya yigeze ajya gutabaza inshuti zitanazi ibintu by'Imana, ahubwo yazamukanye urwandiko atuma n'izindi ntumwa zijya ku muhanuzi Yesaya kumubwira uko situwasiyo zifashe. Hanyuma Yesaya arasenga, ngo arimo arasenga ijwi ry'Imana rivugana nawe riramubwira ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko Imana yacu ijya yumva ibintu isabwa. Imana iyo abantu bayisabye kubarengera, Imana ijya ibyemera mu izina rya Yesu. Hezekiya yari yashobewe, Hezekiya yari yabuze icyo akora, Hezekiya yari yabuze icyo yongeraho. Yabonaga umwami wa Ashuri amurusha mu mashyi no mu mudiho, yamurushaga igisirikare gikomeye. Uyu mwami yari afite ingabo zisaga 185,000 zari zaratsinze amahanga akomeye kurusha Abisirayeli. Aya mahanga yari akomeye kurusha Ubuyuda. Hanyuma Hezekiya arasenga. Hezekiya ahamagara Imana, yinginga Uwiteka, aravuga ngo Mana ndakwinginze turengere. Aho asenga Imana,
uru rwandiko bamwandikiye arujyana imbere y'Imana, arangije asaba Imana ubutabazi. Hari ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umukene no gusuhuza umutima k'umunyamubabaro, ngo none ubu ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, aravuga ngo ndashira mu mahoro abo bacurira ingoni. Hari ibintu bijya bituma Imana ihaguruka, ni ugutabaza k'umutima utunganiye Imana. Nasomye ijambo riravuga ngo iyabo Abisirayeli banyumviraga, ngo natsinda abanzi babo vuba. Yamubwire ko ikintu Imana igukeneyeho cya mbere ni ukuyumvira, ibindi byose izabyikorera. Kuko nasomye mu Baheburayo haravuga ngo ntabwo dufite umutambyi utabasha kubabarana natwe mu ntege nke. Baravuga ngo turamufite, ngo yanababajwe muri byose, aranageragezwa muri byose, ngo uretse ko atigeze akora icyaha. Irindi jambo rikavuga ngo ubwo yababajwe ubwe akanageragezwa, baravuga ngo anabasha gutabara abantu bageragezwa bose. Haleluya. Nayo mubwire ngo rero Imana iri tayari kugira ngo igutabare. Imana iri tayari kugira ngo gutabare. Zaburi yaravuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi, avuga ngo bizanyumaho iminsi yose. Arangije avuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Hanyuma Yesaya arasenga Imana, na Hezekiya arimo arasenga. Ijambo nakunze ngo Imana ivugana na Yesaya, iravuga ngo mubwire ngo kuko wansabye kukurengera ku mwami wa Ashuri ndabyemeye. Uyu munsi nawe senga Imana, watura uyibwira ahantu ukeneye ubutabazi. Ni Satani urimo guteza intege nke, akaba yagushoye mu byaha bitandukanye. Ibyo bintu bibwire Yesu. Ese urabona hari ibintu bikugabyeho ibitero mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri? Ibyo bintu bibwire Yesu. Yesu nashimwe. Ibyo bintu bikubangamiye bibwira Imana kandi ubivuge mu mazina yabyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ibwira Hezekiya ngo yemeye kukurengera. Ikintu Imana yakoze, ngo ingabo zisaga 185,000 zari zigose Abayuda kugira ngo zibarimbure. Ariko ngo iryo joro ry'uwo munsi, ndashimira Imana ko ijya ivuga ijambo ntirirazike. Ndagira ngo uyu munsi nawe Imana ikuvugane nawe ibintu bisohora vuba. Ibintu Imana yabimubwiye ku manywa, bugeze nijoro ngo Imana yohereza marayika, ngo araza yica ingabo z'Abasiriya 185,000 mu ijoro rimwe ari marayika umwe. Nayo mubwire ngo ntago hakenewe batayo y'abamarayika, ntago hakeneye brigade z'abamarayika, ntago hakeneye amadiviziyo, ntago hakeneye ntago hakeneye za alliance z'ingabo z'abamarayika. Marayika umwe arahagije, akazana ububasha butsinda ibibazo byari biguhagurukiye. Marayika yaje ari umwe, atsinda ingabo zose z'Abashuri. Niyo mubwire ko rero wowe ikintu usabwa, hamagara Imana. Ijambo riravuze ngo noneho tabaza hari uwakumva. Iri joro nawe, uyu munsi nawe tabaza Imana, hamagara Imana, yereka ibintu byari bikubabaje, yereka ibintu byari biguhangayikishije, yereka ibintu byari bigiye kukwicira ubugingo, yereka ibyo bintu byose. Imana yemeye kukurengera mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengane. Ese ni ibiki byari biguteye ubwoba? Ese ni byinshi bingana iki? Imbaraga zibiherekeje ni izihe? Ndagira mubwire rero uko bikomeye kose, Imana yacu irakomeye kubirusha. Kandi nasomye ijambo riravanga ijwi ry'Uwiteka ngo rikokora amashyamba,
banga ijwi ry'Uwiteka ngo rijya ritigisa ubutayu bw'i Kadeshi, ngo rinaramburuza impara. Ntiyamubwire ko rero ibintu byagutera ubwoba, ariko buriya Hezekiya mbere y'uko Imana imurengera, ngo niwe mwami nyuma ya Dawidi wakoze ibyo gukiranuka, ngo mu bamubanjirije no mu bamuherutse nta wigeze akora nk'ibye. Imana rero, nasomye ijambo rivuga Imana izi gukiza abayubaha. Hezekiya ari inyangamugayo, yamubwire ko nushobora gukiranuka, Imana izaguha ubutabazi buri special bwihariye, kuko ijambo riravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Iravuga ngo nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, banga azanyambaza mwitabe, mukize mu byago ndetse n'iki no mu makuba. Ngaho reka dusengane. Wowe wari ufite intambara ziguteye ubwoba, iri joro ndagira ngo nguhe amakuru uyu munsi, iki gitondo uyu munsi ndagira ngo nguhe amakuru y'uko Imana yemeye kukurengera. Yo, haleluya. Birashoboka ko utanaherukaga kumva inkuru nziza, birashoboka ko rwose iyo nkuru nziza utayiherukaga, ariko nje kukubwira ko Imana yemeye kukurengera. Mana nziza, turagushimiye kuri Imana isabwa ibintu ikabyemera. Ijambo ryaravuze ngo dusenge ubudasiba. Nanjye rero ndakwinginze, n'ingingi y'umuntu wawe, kugira ngo ubanze umweze umutunganye, umugirire impuhwe n'ibambe. Hanyuma ibintu byari bimuteye ubwoba, ibintu byamwandikiye, ibintu byavuze ko bizamwica, tubyambuye ububasha mu izina rya Yesu. Kandi agira ngo wohereze marayika wawe yongere aza atsinde intambara z'abera, ukuboko kwawe kwiza kugumane natwe mu izina rya Yesu. Uko wangiriye nabi niko bazabagira, bazabanga babamora, bazabarenganya